Ako wabyarwa n'umukecuru nyina gashinga ihembe Mariana warangiza ukaba nka kuriya ndamuca mu bana niko ye uyu mwana aramutoraguye cyangwa yesha barakuntije tubwire barakuntije mutumyara karungaruka muze kumfatira ifoto y'abantu begereye igisubizo turaza kukibona kuko niba ruwa cyatari uwawe ubundi wawe yakaba ari nk'ura ruguru noneho oya ibanga nicyo bazi nicyo nibagiwe arasabye ngo tumusobanurire baramumutije rero kurubi rumere bombi bafate babatereke hariya uko ari babiri bari ubwo nyine ni biki oya uretse rwo ngo batereke hariya icyambere oya naga kuvuga ko ari bibiri nudutereka twamenye icyambere aba bantu bari mu bari hagarika ntabwo nubahagarika nitonde aba bantu ushaka kumenya ko uyu mwana ari cyatari wawe oya dine ina amafaranga bazajye mu nzu ari nijoro bazimya amatara agira umuntu bakomangira wenda hakinguye sha uzagaragara zaba nyine ubari intuzi uyu muntu mu mwijima none iyo umuntu kereka yirwanya abantu birabura iyo babyaye za nyamwe aba habaye aba yabaye siriko n'aba rusiriko yarabaye aha matuzi kurengereye koko mu mbago zande zasiko zanyoko Yesu Kristo bambwe ku musaraba karamajya kaza kumukuzaho kugira rubanda hatagumya guhohoterwa injiji ngo matrike igenda ikura umunwa w'inzoka yizingazinze mu ishyamba ngaravumvura ubwo ushatse kuvuga yuko mfite isura isa nk'iya Boaz kari inzonge nkaba niyarura umuntu umeze nk'uw'inzoka igenda yizingazinze uri kuwukurayo ariko nanjye niyo mpamvu ndavuze ngo wakabaye wa Mariana ntabwo musako tubwizanye ukuri tubwizanye tubeshye uretse uri akabara k'umweru no hasi inkweto y'umweru urumva maze ntabwo ndi kumenya ahantu isi igarukira n'umwenda yemzey halo oya ni umuzeyi yo kuri fone wiriwe muzeyi ndaje isuka nangahe hari uzumaro ngaho sana nk'icyabiri ninakwikiye wampaye igihumbi muzeyi ndaguha 700 magana muzeyi nesa muzeyi oya umva ikibazo nesa ko wowe mbona uri kuzamuka niko azamemberwa hana kubona ibyuri ahubwo mfaturanyifite none ariko mwumve nka 300 umusora 300 y'iki yisuka ubu utazi icyaro cyo agashwira wansomeje kuga ngura agaswe irahore enyi onde uvuga ibyo bakajya agashwira kirahore yego kutoka mbega umusaza we abasaza barabake amani ubundi bazashizamo n'ibivi byawe ibivi tuzakubwira none ko bipfukamishije nk'ibyene nzabikora uko mubishaka ubundi niwe wacu ubwo rero muzabijyana ibivi abonamo nk'ibihumbi 2 mwe kumamo na gato oya humura nubwo utanukaga muzeyi yego ndagashwira ubaye nka cya gishwi icyo bavuga ngo kirwaye inkorora kirwaye inkorora ikiraba cyitije rwanga nabimenye iki rwanga iyi oya reka banza wumve igiki oya mbabarira nyirabasa ngo ni igiki nyirabasare ngo ni ikirwaga ndwaje ntabwo wamwakira ko ntiyararwaye sha nanjye ubu iwacu bazi ko ndi muzima kandi napfuye magaze ubu rero uyu munsi turaje kuri aka kagoroba kugira ngo twibwire abakunzi bacu ndetse n'abafana murabizi ko abakunzi n'abafana batandukanye abakunzi wenda reka duhite tunabivuga abari ibirovero abakunzi ba Team JPTV ni abakoze subscribe bakaba kandi bakanda like mu gihe barebye
video igiye kuri Team JPTV. Abafana nabareba ariko ntibakande subscribe, ntibakore like, ntibakore share, nibona commenting. Numva rero harimo itandukaniro. Abakunzi bacu rero n'abafana bacu bose turabishimira, tunabakira kimwe. Niyo mpamvu tujanga kugira ngo tubibwire. Ubwo twinjiye mu kanya ko kwivuga, harya bivuga bati ngo nagiye ku rusenge ibitugu ndabitigisa imyami ndayisukiranya aho twari kumwe ndabacyanitwa nta mabyariro. wagahime kakita namabya kugira ngo utarira namabyariro. Yita nta mabyariro kuri Team JPTV, nita service imbere yasi mafiriti mu nkirigito kuri Jao TV show, unite Jado artist mu buzima busanzwe. Urivuze ko kurahivumbaguza. Reka rero kuri Team JPTV nubwo nitwa gutyo ariko benshi bakunda kuyita muyobozi kubera ko banyoboye bari abaturage bo muri Zamburi. Reka dukomereze kuri uru ruhande. JPTV ni Pageti. Nyuma yaho ni Nzamukonda Yvette. Kutana gukunda wakina. Guma. Tuzabashyira nyabasare. Niyemeje gutunga abo nshaka mu gihe mfite ubushobozi. Ariko si muzatubageza. Igiteka niteka. Ni wowe umutemere. Ni wowe uvuga. Igiteka niteka mbu mutemere ubu. Reka dukomeze. Uyu ariko ngende mukuru. JPTV ni kwa Judy bisamira kandi komanda Judith. Akomana kapote ndi hagati y'amazina meza. Cyane kugira imfura akaba bucunda nugutunze gukora. Reka dukomeze hirya. Nanjye kuri Team JPTV ndumwiza mubeza nkaba nitwa Cheberi mu mazina asanzwe ni Kimana Louise. Umwiza mubeza. Aha, Kuko n'ufite n'amazina meza. Ariko uba wongeye kuri nagasine burya ariko kibazo cyanyu rero. Ariko nta n'umuntu utabibona. Uri agasine rwose gasize. aha. Aho ngaho hano se n'uri bahajya rugira. Aha ngaha aha. Ubu buno twagiye. Ubuno kagiye. Ubu nyashi twagiye. Nyashino zarabuze sigaho. Ya nyashino byarabuze. Abantu basigaye bazifite we. Kuri JPTV rero njyewe ndi umukecuru Nyagashinga Ihembe Mariana. Umukecuru ugira urukundo akakira abasaza. Ubusanzwe nitwa Mutuyimana Justine. Murakoze. Nyiragashinga Ihembe wabatijwe Mariana. Nyiragashinga Ihembe iryo ariko ngiye kubatizwa ni nabiri se. Oya Nyiragashinga iryo rimwe. Iryo ryaba ari iry'inkunguzi. Barakubeshye. Bakomeje hirya ku ruhande. Ako mujye muzamuka nk'intore mwabadagemo. Muzamuka nk'intore. Nanjye nk'ibisanzwe kuri JPTV wanyita Karamage mu buzima busanzwe nkaba nitwa Irakoze Merci. Ariko uze kongera kuri umusore wisobanukiwe bitewe n'uburyo uri agasine mu maso wambara ibirimo igitare kugira ngo utazaca umuhanda kandi bakamugonga. Ni umuyumba. Ariko nyine akakongerewe. Isine ni umukobwa, umuhungu ni umuyumba. Mbasha mati uragakubitwa ko atari biti unyitondera wajya kubwira. Uragakubitwa ni ukwanura ku kana abahire bagucumye cyangwa bagucumye bakagucamba ikariso mu mutwe. Umva nkubwire neza. Ibyo ngiye kuvugira hangado izina ry'Imana ndagacana inote nkanyegiza ibice. Kuri JPTV nge banyita Karamage mu buzima basanzwe bakaba banyita Irakoze Merci, Bobo Wine Rune, Dieu Merci, Eliza Imbuto Benjamin. Ayo yose n'ayanjye.
uzi ko yarishe ishoka ishoka barayibeshye ishoka barayibeshye Matipe akaba yidurumbanyije baramubwiriye ni ukuri baramubwiriye muri seriye muri cyo nababye nyeganyeza kugira nyababye bamushakira agafoto ina la yagasenda bweke gavuye ndi umusore utari agasore yego kandi nyine sindi mwiza kandi sindi na mubi kuri timu JPTV nyina nitwa Rukwago ubuzima busanzwe nitwa Umuhire Boaz ongera kuri agahungu kakabwa niwe muntu mbonye kuva nabiswatini mbonye umuntu wica intege ngo ntago ari mwiza njuramutse umbwiye ko ntari mwiza twaterurana ariko nandi mbere gabanya umunwa kukurura ariko gabanya umugabo n'uya gabanya umunwa ndekera umugabo uragira ngo umugabo ajye kuvuga urashaka ngo gabanya umunwa nongera amazuru gabanya umunwa nongera amazuru iyo wumvishe izina Matiko na Nyirabasare asare nyine ngaho namagatomere nyuma nsunika iyi twibutiraza gutuma Matika avunika uriya mukoboyi aho sheri kandagira ku kinini wanjye ariko si sheri nubwo wabyarwa n'umukecuru nyina agashinga ihembe Mariana warangiza ukaba nka kuriya ndamuca mu bana niko ye uyu mwana aramutoraguye cyangwa yesha barakuntije tubwire barakuntije mutumyara akarungarukaho muze kumfatira ifoto y'abantu begeye igisubizo turaza kukibona kuko niba ari uwawe cyatari uwawe ubundi uwawe yakaba ari muri ruguru noneho oya ibanga n'icyo bazi n'icyo nibagiwe arasabye ngo tumusobanurire baramumutije rero ukuntu birumera bombi bafate babatereke hariya uko ari babiri bari ubwo nyine ni bikina uretse ari wagomba batereke hariya oya ntago kuvuga ko ari bibiri n'udutereka turamenye icya mbere aba bantu bari mu nzeri nitonde aba bantu ushaka kumenya ko uyu mwana ari cyatari wawe abantu bazajya mu nzu ari nijoro bazimya amatara agira umuntu bakomangira wenda hakinguye uzagaragara zaba nyine ubwo ari intuzi uyu muntu mu mwijima none iyo umuntu abantu birabura iyo babyaye za nyamwezi aba habaye aba yabaye siriko n'aba rero siriko yarabaye matuzi kurengereye koko mu mbago zande zasiko za nyoko cyangwa ndikubwire neza Yesu Kristo bambwe ku musaraba akaramajya akaza kumukuzaho kugira rubanda batagumya guhohoterwa iki ngo ni Matika igenda ikura umunwa nk'inzoka yizingazinze mu ishyamba ngaravumvura ubwo ushatse kuvuga yuko mfite isura isa nk'iya Boaz ko ari inzobe nkaba niyarura umuntu umeze nk'uw'inzoka igenda yizingazinze uri kuwukurayo ariko nanjye niyo mpamvu ndavuze ngo wakabaye wa Mariana ntabwo musako tubwizanye ukuri tubwizanye tubeshye uretse uriya kariya kabara k'umweru no hasi inkweto y'umweru urumva ntabwo ndi kumenya ahantu isura igarukira n'umwenda mwamutandukanyiriza amaboko no mu maso umva nakubeshye rwose nimba mbeshye do ina lahi mpita mbitorosha umva nanjye ubwize ntabwo mbeshye ni ukwaka ntabayitorosha ntabwo nyuma mubwire Mati uragapupuka nk'icyazi cyifashe nyoko kujyana kwa muganga bakabaza bakakucangamo amashuka nk'ijana ntabwo nkubeshye pe ntabwo mfite isura nk'isa kabisa mbonye ibyatumye ugira agasura gakaranga nk'intuzi ndi umutako utemba itoto nkatembera mu mutima muyobozi nta mabyariro mugesha Muteteri Margarita mama amazina yanjye asanzwe ndi Imbabazi Pacifique Imbabazi zigendera rwose Imbabazi se ngo zigendera nizigucika ko ziri kugenda zigenda ziza kwa muyobozi zikuza cyangwa ziri kugenda ziza kwa muyobozi kwa Nyagasani abagore basa n'abo mwana ziri kuza ziza ubwo twese none abanyamategeko wa mugore ariko mwaranaje ubundi ninde wakuntu ariko babona igashinga ihembe we ariko ngo ngabanya Matiko ubwo ba Matiko barangabanya bakire he uyu ni Matiko ubwo barangabanya bakire ubwo njye nyira Matiko
matiku ubwo matiku niba gutije umunwa ihembe urarishingura ureke kurishinga ariko mati wanijirimbisha irimbisha kuri JPTV nitwa Nyirabasare nkaba ndi umugore w'amateka ariko nkandi n'umugore w'ishyano akwabuze ko wasari mu mutima w'abadeni ariko ndagukunda yasariye mu mitima ariko se reka nkubwire urabona ndagakunda batanyemera wumvise ko bavuga hari abatemba abandi nibarimo baratemba bagwa mu mitima y'abayobozi nibyo mwitera bwaje komerezaho mati komerezaho itso amaye gutera finga seka kingiri pashe nakana n'imfubye kataribwa n'imbwa kirenge cya rutajya torwa niyo Emikira Center Forum JPTV Matiku Forum JPTV Ndayishimiye Theodore Bagweri Majani Forum Home amazina niswe n'ababyeyi Ndayishimiye Theonest ngiye mwanzije amazina yanjye mvuga Nyirabasare ariko nawe mbwa Matiku ugira umvasha nese ubazabwirwa n'iki nyine n'ukwaje nyine n'abasare habasha wanyise akazina wanyise Kanyirabasare nyine kubuzima bwakanye ariko nyine wayisajije uyu mubona yarayisajije koko uyu ariko mva nkubwiye kanisaze n'igihe none rero reka mvuge n'akazina kanjye na hato nyine nazara n'umujura kanga ngese uri ko twabonye kwitwa Nyirabasare kandi kazina ariko buriya aje akambaza ati akazina ke ni keza byanshimisha kureka gukora Nyirabasare wanditse we Nyirabasare yego amazina yanjye nitwa n'umukobwa Clarisse ariko reka babaze muretse Matiku mwabadamu mwe ariko mwaretse wawe ntabwo turi bumureke kuko tumukunda iyo wubahutse n'umugabo no kuri JPTV uramwabiza ngo Matiku jya umutsinda nk'abakuru ahubwo nkubwire iyi ngegere yakavuze ngo ariko n'ubundi bashakaniye kuri JPTV niyo mpamvu nyine kuri JPTV niba yakavuze ngo switati bote mutima muravumba akareka gutondana akabombo akashokora ibyo bintu mbikora ntabwo ubizi mfite umugabo nanjye aranyubaho uzi ko mani igeze no kunyukana akangira akarara mu muhanda akajya acuruza akajya nkoresha akantu ngaminga ibintu ngo nigire ngo nigire ngo akaninja niyo mpamvu nawe nagomba kumwubaha ariko uyu Nyirabasare ntabajijishe Misesa Moyore nabonye wahagarara ku maguru abiri ukemeza abakunzi ba JPTV ko uri umugore wa Matiku wenyine oya nyine hari akarere nigeze kumva numvishe umuntu azarangata ariko rero Matiku afite icyana gihobeye ukuntu kimwe kirarira mu gituza nyine ubwo nyine atari igihe nyine ariko nyine tayari rwo gutuza bariranze urakabungije aya ngaya nyine ayibona urakabungije koko nawe nyine nubwo nakabungije ceceka uratandaraje nako uratandukiriye nyine navuga ko ari njye mugore kuri JPTV wa mbere yabara bose baza nabinyonge hanyuma ukaba umugore wa kangahe wabo ariko karumuna kare gakora ibintu neza burya rero kandi byarakananiye cyangwa ubujiji tubwizanye ukuri ahubwo mucuza yewe mureke nibarize bano bakobwa uramutse winjiye iwawe ugasanga ingegera ngo ni murumuna wawe utubona Amatiku tayo tubigire sese ugasanga mani ameze nk'ishiri kumanuka ku musozi afite nako umugore oya ariko wacece tukavuga uko oya ngiye mumbwire sibyo wowe uramutse usanze nka murumuna wawe arimo arabomora umugore wawe don't peace noneho urumva ugasanga oh my god nyine arabundi twari ukuntu abanyarwanda bedukomereye tuvuga ngo afiki
none ugasanga man umuntu azi ko ari umunyarwanda azizo munzaniye oh my god nyine utuntu nk'utu Jesus Mana kandi sha ubizi neza ko oh my god na saratayi nyine yumva umwani mukandi Ni umunyarwanda. uzi impamvu bikunda Umunyarwanda iki gihugu turimo n'icyo Rwanda. wapi turi muri Zamburi Zamburi nyine banza wumva ugatangira ngo oh my god ngo Jesus wango ubwo wowe uri from Rwanda rero waje muri Zamburi uvuye mu nyine waje muri Zamburi uvuye mu Rwanda ubwo niyo mpamvu bitajye bigushiramo ntabwo byakunda nyenda shaka mbabwire uramutse uhingutse ugasanga sha ari ziri kuvuga ewan ari muri umuna wawe ni wazana inyundo yaba ari kinubi cyangwa nibura wakihangana umuntu yaba yishe se ubu umuntu ujya ataka ngo oh my god umuntu atabaza byagoranye mw'abantu ugasanga ariko usanga ari neza byatumye kurusha rero hari ikintu ese noneho reka nkubwire batereka ngo usubize baca umugani mu kizamburi Kinyazamburi ariko n'ururimi rw'ikinyarwanda wemerewe kuruvuga aho waba utuye hose ahubwo se wowe warenganya murumuna wawe cyangwa warenganya umugore nawe uraje amatiku muri umuntu afite rezo umubwira ukuntu afite network none se reka nkubwire wowe uretse gake connection yari ayifite neza yaje neza nawe reka nze nkubwire wowe ugiye mu bintu twita harya buriya babyita kocokoco babyita umuntu yumva ariko ubwo wari uzi ko hari igihe ugomba kumva umuziki mu nzu ukawuceza swate uri wenyine cyangwa se ukajya kureba ba bandi bari kuwuceza wabarunga ukabona batari kuwuceza neza ukigizayo umwe ukareba wandi wari ukugerageza ugahita utanga ukuntu byagenze ni gute none se muri umuntu we buriya ko yaje agasanga nk'iyi agatenge ni mutiku rero namutegereje namubuze numva nanjye ngiye nari kuvuga mu buzima busanzwe uramutse ugasanga nka kiri umuntu cyawe kintu none se buriya bwo ubuzima busanzwe ahubwo igisubizo wakibonye nyine nahise mfata nyine wagwa ikindi kandi Berekimasi mwibuke ko yabwiye Shemeji we atahati nagira amahoro ntenuri muziki mucuranga ukansanga mu cyumba cyane mwagiye mugabanya ukaguma mu cyumba cyane urumva matika ikosa ryo kumariramo umuziki oya ikindi ahubwo ndi umucuranzi mwiza oya matiku nagabanya umunwa nagabanya umunwa none se ubundi oya igihe yaje atwaye ipantaro mu ntoki yambaye kariso gusa urakoze cyane urakoze anje nambara ikariso ndigana oya yari yambaye reka tuvuge tiyaye yari yayitiyende tuyite imyenda se wari wayisize tuyite mu cikopa se basi basi muyite bosi none se igihe yaje yiruka atwaye ipantaro mu ntoki ko umugore wataho harya yahise yahukana oya ariko wibuka neza ko aho ngaho mateka nawe yasanzuye yari ari koga muri pisine umusekirite arangije aramuvumbuka ahubwo se ninde utari bubihagarareho nta wambuye impamvu babihagararaho genda byemeza oya banavuga nigiye gutuma babyicara oya Karamageri ko yaje atanga n'amafaranga ngo bagufatiye ku mugore wa mukuru nacyo ntahari cyashaka kubomora Karamage wibuke neza ko ubukwe narabutashye wiruka harimo gufantasi byari bisweyeye bari bagiye kucicisha inkoni nuko nacyukanganye nka kikansi ikintu matiku yankoresheje yanyigije mu nzu nyine ko hakuntu umugabo araryoshya dusohoka nyine ariko nawe nibagirwa ako kanya uwo munota ariko mwebwe ntabwo muzi impamvu yibagiwe ntabwo ari uko yamuryoheje ariko ibyo murimo ni ibiki none se muyobewe yuko
nawe yari yinyutse buye kwa Birekimana ntabwo ari ukwibagirwa kumva yaramukurije noneho Matiku yaraje apfubuye uyu nguyu ibyo ari bimubabaje ahita abyibagirwa uzi ko ari byo nuko byagenze ariko burya niho havuye yamvuga muri Zamburi abagore kuko bagira ibitubabaje byari bikubabaje abantu nabo bakagira ibiboroheye nakiriye cyangwa se nubwo byabaye mucutse umume yagoreye akantu ariko bavuze mucutse umume hano kuri timu JPTV ako se buriya ako buriya noneho sinapfakarira wapfuye what problem ajya mugabanye ndamufite timu yacu ikuramo umuntu mugabanye ndamufite uvuze mucutse umwe kandi umuntu wese wavuga mucutse umume wapfaga kuvuga iryo zina tayari inkuba y'urushinge zari zigahita zifunga nka sintesi n'abajamana n'uturi tw'utugeri turi twanjonogo twazaga dore urushinge dore inkuba ariko rero tureke kugira none iki se ko yankoreye umuti akora cya gisaga kirabikora Nagifi nawe yari ameze nabi ku muntu uvuga Rukwago utamvugira umukazana muramvugira umukazana tureke kubeshyenya Rukwa reba hano nawe reba hariya nagira ngo mbabaze akantu umubonye nyine ni akantu akana ko mu zuru nako mu jisho kariya barebanye mwe munsobanuriye neza kagira nyina cyangwa n'agapfuzi uramufite ese kaba ari agapfuzi akana barebanye kagira nyina cyangwa agapfuzi karamufite ariko kuki mwibaza ko nawe twabajije ugomba kubabaza kuko ubona n'abana ariko rero njyewe niteranyirije inka urumva ngira ngo ndebe uburyo zicana muramvangira atongera uribane rukundo wowe binkorera araje abakoze no kuzuka bisanzwe iteka rero ni nta mabyariro kuri JPTV nka umuyobozi umwe mu bayobozi bayobora mu gihugu cya Zamburi ahangaha rero twaje kugira ngo mbereke zimwe mu mpano mukurikirana hano kuri team JPTV mbasaba kuzajya mudukorera subscribe mwakabyara mwe burya subscribe ni ingirakamaro ni ingenzi iradufasha cyane mugakora subscribe mugafungura n'inzogera kugira ngo buri video yose ya uploading hano kuri JPTV mujye muba mu wa mbere bayibona kandi mujye mwibuka gusiga ibitekerezo muri comment kugira ngo tumenye ibyo tugomba gushyiramo imbaraga n'ibyo tugomba kugabanya kugira ngo dukomeze tubahereze ibintu biryoshye wowe urebye kino kiganiro hano hari nta mabyariro hano hari Gift hano hari Matiku hano hari Judy Kabaceberi Mariana Karamage Rukwago Marigarita na Nyirabasare no kuri base ninde ufana muri abo ngabo bitubwira aho ngaho muri comment utubwire n'icyo umukundira utubwire icyo agomba kongera n'icyo agomba kugabanya kugira ngo ukomeze umukunde kurushaho Mari Nyirabasare akomeze uburaya kwaje niba ari Mariana akomeza kubita nyinshi bavuze kuri mutoto niba ari Gift nawe akomeza bakuremo indimi abantu bavuga Rukwago ariko buraya mbabwije hari igihe umuntu koko yewe ndajya kwivugira kakabakanditse amenyo ibintu bijyanye neza ndakuzi cece umuyobozi wo muri Zamburi ndamuhinduza ubu nk'uyu nguyu bamufungira umuntu ngo bamusambanye oya tutabeshanye uyu muntu yagufata kuri kare cyawe yakwifatira karate bavuga ibintu bijyanye no kubomora tw'ibikuri niyo umaze kumukuramo nyabapapa ariko ubundi bijyanye no kubomora cyabyumva ese uzi ukuntu bimera neza si we bigenze bite ko zigiye gushoka mami ariko cyane umwana zirashoka se nibura zariye zirashoka nyine zigiye
zigiye kunywa zariye bagiye kuzuhira ariko nibyo ariko sheri wagira itagize sheri nyabo aba bakinnyi rero mbere ahangaha ntabwo ari bo bonyine hari abandi dufite bagiye ku masomo nabizi iki ni igihe cy'amasomo amashuri yarafunguye ageze hagati ndetse hariyo buri igihembwe nk'iki kigeze hagatira ariko nabo mu kwa 10 ntituzaberekana ariko rata nibarize iyo bavuze igihembwe nyine ndashaka umunsi igihembwe ni igihe kibaho cyagera aba ari igihe kimwe nuko habaye oya umva amatiku wowe ni igihe ufata ufite ibyo uhugiyemo iriya mbwe isobanura guhembwa amanota igihe usoje cyane igihembwe bakiga ku banyeshuri ikindi bavuga igihembwe cy'ihinga ni igihe uhinga ugategereza ukazahembwa umusaruro cyangwa urabaza byose ndimo ndashaka kumenya ariko ndimo ndashaka no kutabimenya uyu ntawe acarenzinge n'imatiku nk'ibisanzwe aho buriya nureba ikiza no kumenya ibintu byose njyewe rero icyo nisabira abakunzi ba JPTV ndetse n'abafana nabo ntabibagiwe ni ukuri subscribe ni ingenzi ariko buriya subscribe basi yireke ariko like ni ingenzi kurusha ibindi byose iyo utanze like ugakubita n'ikintu bita subscribe uba ukoze umuti ugahita ufata nka matiku ugahita umuremera farumasi noneho imiti wenda ukayihera nyirabasare noneho farumasi ikaba iyandiye amatiku urumva ko aba ari ibintu umurwayi mukuru akaba ari Mariana kugira ngo ajye ko twagira abasare nyine nyirabasare nyine urumva njyewe yuko zariya karakantu ka gudu njyewe rero ibyo nisabira abakunzi n'abafana muri rusange subscribe like share na comment muri comment niho tubonera nibura ko hari ikintu umuntu akeneye guhindura cyangwa se n'icyo akeneye kongera kugabanya se kugira ngo ibintu bikomeze bibe byiza. Mariana, hari icyo wabwira abakunzi bawe? Ndavuga iki se ko ndi kubona uyu munsi umugabo wanjye ntamufite ariko se ubundi muyobozi ikiza gihari ariko nuko atapfuye umuyobozi umuturage wawe ko yavuze byagenze bite harya kera bajyaga bashyiraho abahwituzi bantu bahwitura nyine babaza umuntu we yagiye nabavuga nabatangazamakuru none ubu muyobozi muri Zamburi aha nicaye Matika aragira ati umugore wanjye zatinde kwirimbi nakubwiye Matika umugirire gake mba nakubwiye ngo numa karibu kwirimbi ndajyayo ubyumva biteho ntayizabona ngwaye ntacyo uzadushimira twese ubone Matika ninde wamutoreye kuba umuyobozi w'abapfu ahubwo kuki numva mwe murashaka gusaba uburenganzira kwirimbi mutaramenya ngo mugani ninde wabaye urufunguzo akose niba muri mwese ninde utazi yuko ari umuntu wa Ruseferi yego kandi wibuke ko Ruseferi buriya yari umutware hejuru nyine burangwa yari umutware hejuru noneho utwara wohereza oya erega nta muntu utagira bambara inyabo kandi na nyirabasare we bana twavuga ko yambutse ndambutse ariko ko nzanashyira yambutse ajyana he wabumvishe ukuntu muzana kwa Matiku we uhagarariye ibintu uretse none se ntabwo uzi ko na Mucutsi mume yarambutse ariko kandi reka yarambutse neza nuko abantu bavuga Mucutsi mume umugabo ararakaye adahari ndashaka kubaza muri Zamburi guhera mu gitondo nakomeje ntembera muri Zamburi nshaka umuyobozi tugize amahirwe yaranatwizaniye njyewe ubu ngubu nabuze umugabo umugabo wawe ni igihwinini umugabo wanjye ni Mucutsi mume nyine kandi igisobanuro cya Mucutsi mume
murakinze no tubwizanye kuri njyewe ndabaza umuyobozi umugabo wanjye ari nkaba nicaye murimo murambyigira cyabari mumbigira murambyigira njyewe ahubwo ko se mutagiye kurereka mbanze mbabwira akantu umugabo ni uruhinja uheka umugabo ni igiki wenda agiye no kugushakira ariko nkubwire umva nyine nkubwire none se undi bagiye kugushakira iyo bagiye kugushakira ayo makuru mwakabaje Matiku nibura akareba kuri liste y'abantu afite yakiriye muri iki cyumwe cyangwa muri uyu munsi niba we mucutu muhe nyirakuru atahageze ariko nyamara ibyo bintu nibyo none mwe uri murabaza muyobozi umugabo wawe navuze ngo nako ntabwo wamwakira ko ntiyararwaye sha nanjye ubu iwacu bazi ko ndi muzima kandi napfuye mpagaze ubu rero wibwiwe n'iki ujya kundembesha mukuru wa murumuna wawe se kandi imyaka ababyeyi bagiye erega n'ubundi nibashaka bakwite rwanze gupfa muzuka ikibazo gumya rushira ubu bababaje mu Matiku n'indi mwavuga ko Matiku ari umunyamatiku kandi Matiku aranahari Matiku niwe utanga inkuru za karitsiye ujya kwirinda akorata Matiku afite amatitire menshi uwo yareka mugizwe umukuru w'abapfu n'umukuru wa forode umwambuzi w'amandazi none se nyirabasare we ni iki nashaka kumenya ko kari umuntu ube nyirabasare we yambutsa n'umwambutsi yambutsa abo bose bajya kwa Matiku nyirabasare igihugu baragifashe nyirabasare ni ikiraro cyambukirwaho n'abagabo bose ariko bimeze kandi nawe ubangiye kubihaka nigeze kuva amatwi yanjye uburanga ariko mucutu muma bikora neza muzi ko mukanya ndamukubaza wasanga ari mu buriri bwawe ukaba waje hano agiye kugushakira ibyo urya ariko ubwo urumva atahazi muyobozi ubyumve neza urashobora gutanga ikirego se ubuyobozi uramurenganya ndacyakora iperereza uyu mucutu mume nta bwenge afite icya mbere kandi Matinda guhasa niba ugiye gufata inshingano zo kureba umugabo wawe ukamutunga akasakasa kandi ndaguhasa muzabyara no bizagenda uzamuzirika ni ukujya mushaka ndaguhasa nzi kuri mucutu mume yavuze ko afite inka kandi mu by'ukuri yahoze ari umuhinzi afite n'imbwa arangije atubwira ko mucutse umume kwari ugucutsa abana bakaza kunywa amata kandi ntayahari mucutse umume rero njyewe ko muzi yagiye kureba aho bacutse ahubwo mucutse umume ukuntu mpise mbyumva mucutse umume bamurasiye muri pariki yo muri Zambia iyi ngegera yagiye guhiga kandi muri Zambia ntibyemewe singaho ndi nushaka kumpa ikiraka gira icyo ubwira abakunzi bawe n'abafana bagufashe gute bagusapotinga gute n'icyo basaba n'icyo ubijeje nk'uko nabibabwiye dumwiza mubeza abafana n'abakunzi banjye ndabakunda kandi ndabishimiye ndabasaba inkunga yabo kugira ngo nyine bajye bakora subscribe batange komenti kugira amenye aho bikira ngira ibyo ngabanya ngira ibyo nongera kugira ngo njye mbaha ibintu bashaka kandi bakunda kabisa ndabashimiye ubwo ni ndayishimiye muri nyirandayishimiye Jody hari abakunzi hariya reba hariya wababonye basuhuza muraho neza uraho neza gira icyo basaba nawe ugira icyo basaba ugire n'icyo ubizera baguha iki wowe uzabaha iki icyo mbasaba mujye mumarayike na komenti nanjye mbaye icyo nshaka cyose icyo mushaka cyose ndumva ubundi abagomba kuvuga ngo susuta ari kumwe na Dadi ibintu aba ari amahoro ahubwo yaragiye kuvuga umukundi ko mutwite indi igeze mu mezi arindwi indi igeze mu mezi arindwi ahubwo ikibazo ni uko nzabura ibikoresho cyangwa waje hano uyisize mu rugo umva ikibazo ahantu kiri ubwo se ntizashokanye ibikoresho ndashaka kumenya nk'ibiki ibikoresho ikibazo ngo nuko nzabura ibikoresho
Ibikoshi ndashaka kumenya. uzayikoshereza nsanga nashyize mu ngutiya wa mubyeyi kubera kuri bose baretse umwana mu ikariso nawe matiku baguye nyoko uri umugabo w'inyana y'imbwa akira abasare we akira none yewe matiku ubike neza ikariso zawe kuko uzazihekamo uzi ikibazo mfite ikariso zanjye ni ntoya kandi nanjye nta niyo nzongera gusazisha mu nyuguti urayigira wagiye kuyigira gutira ikariso Matiku nababeshe yagiye bayitana ubukwe ayigare muri butike bayitura kiragiye rata kiragiye nari naragiye sibyo narakubiswe nari nkubiswe akintu n'ibimihana naragira gutya ngo ndi bantu nterura umuzigo birangiye ngiye mu buzunguzayi mpite mfatira imizigo yazane nyirabasare murabona tarabayiga none yateye n'Ikinyarwanda ngo akabaye twende nikoga nigashira umuntu ushizemo karagazi ngo niyo ushizemo karagazi karagazi bamundekera umugabo nakungwa se basi nakungo ngo niyo zishizemo karagazi Niga Mati nako kabaye twende bavuga abakunzi bawe n'abafana iteka ndabumutemeye twagiye kuri gift nanjye ni kwa gift ibyo ni ibisanzwe avuga ngo ndi kumwe na Daddy ku gito n'agatamo Daddy we wabyaye byari ko so natashikame Daddy hano nanjye yatashikame Daddy yamufashije Daddy yamako shange mbyara mu gasozi ndi Nyamata mbyara mu gasozi ndi wese ko bababwije ngo bari kubwejagura ubonaga ari ibibwana regaraza agasanga nyine kwaje tuvuga ati hari umuntu wapfuye yavuye twagera hatanya ako akantu ko kuri kumwe na Daddy nako gihita ugakiniraho ko ni ukikira ako Daddy we ase kumva kazokoye yakambutse yagira reka murabure mama wa Rudiga yagiye ku ishuri abasabizi ibanga nicyo nazi nicyo nibagiwe ariko ndabizi neza ko ugiye kurira yambwiye ko yambukije mukutse umuntu yambukije petit frere wibuke ko nyina wa Rudiga nawe wajyaga wigira isereri ugiye ku ishuri ungiye kujya oya se kandi ubise ugiye kubikora ibiki nyine ugiye guca inyuma ujye kwawa oya sinaguca inyuma ngo nzaye nkuca imbere aho ureba ntabwo muhagije yumva aragiseka nyine abasare ahura ntabwo ubona ko muhagije nabyumvishe rero nanjye icyo tuzi gikeneye kucyambukamo abantu bagiye gusenga ari ku cyumweru urabona ko akundi umuntu abwiriza abantu bagafashwa gatabwira abantu ngo bahaguruke bature ibyaha byabo umuhungu arahagurutse rero ati njyewe rwose ati mperutse gusambana n'umukobwa ndasaba Imana imbabazi ati ahubwo nzajya no kubwira ababyeyi be bambabarire ati Imana imbabarire aricara umukobwa nkariya mu nguni ahita ahaguruka ati njyewe nihanye gusambana n'umuhungu w'injajwe ariko nibyo ariko wese ubwo sibyo none rero niyumva ko nyine nyirabasare byanze sigendere nakunda ariko none ubwo Matiku nta kantu k'urujajwajajwa karimo ako ditire ni Matiku ibanga nicyo ntazi nicyo nibagiwe abakunzi bawe ugira icyo basaba ariko uzanzigeza mama Rudiga amenye ko ndi umugore mukuru twagiye mu busanzwe ni gift ugarutse ndimo ndabareba ndi kubasuhuza kandi abakunda so rero nk'umukinnyi wo kuri JTV kino nabisabira cya mbere nyine ni like comment mukambwira ahantu nagenda neza ibiceka nyine n'ibidaceka nkagira uko nikosora bakakurabura wagwari nanjye nyine nkaba mbijeje kubaha ibintu kubakaraga imizigo ya danje
twagiye kuri nyirabasare kuri base yahetse umwana mwikariso yewe matiku wayibwa matiku nasiko twagira bakunzi banje rero ndabishimiye ndabakunda nishimiye ibintu byanjye mugenda mubona nubwo wenda ndakagora ko inshinzi ntacyo ariko ntabwo nishinze mu buzima busanzwe ababwije ukuri ndavuga ukuri uko mumubona nuko y'abasare ni kameze n'amatiku nuko kugira ngo nibura bavuga ngo uko mu rusyo ukome n'iki uko batubona nakuri ibomora na nyine bate nuko niko mubomora uzagira ngo mbikora buri munsi batagenda barabuye ubwo umuntu urimo uramugira ashaka nimero ngende yimuha uze guca muri comment ndabona umunani indi mibare muyishakira oya nta kinyuma hanyuma yera amazerani inyuma ni zereni iyo hagati bayishaka ndayirabuye ngewe akushaka ndabure uyu ndetse ntabwo ari basare nyine se nyine urashaka kuncuruza ushaka kuncuruza oya erega nambutse twakuna nakunze nambutse nakunze ntabwo ndi kagataro ngwigiza agatara yurivu uzatwara imineke base ntacyo uzatwara imineke uko niko bari rata nubwo duhora dushondana nk'inkoko buri munsi ariko sindi inkoko oya rata nyine buriya kanaba kidona ko kugira ngo basetse gusa nyine nubwo muci inyuma nkambikorana na murumuna we nyine kwaje kubivuga gakeya se kandi n'indi mbi agabanya akavuri y'ibishaka uyu basare mubona cha niwe ni umuhungu nuzi n'umukobwa basare n'umuntu uzi ntaho batani rata mu muryo kuri uyu mugabo bamvashuniye ndigare gusa nyine aho nica ibintu nkaho mbikora mugomba gushyira kuri comment mukarayitinga muri comment aho ibyo nica nkamenya ngo ndisubiraho gusa nkabakorera utuntu noneho turyoshye mu buzima mukatwishimira icyo mushaka agiye kujya asambanira inyuma ya kamera nako agiye kujya bikorera aho mureba atari ngo barinjiye barasohotse ariko kari akantu mwabonye ndi kumwe n'igihungu cy'inzobe ngo ni mututsi umume kiriya kintu cyaramudunangiye byanyaye cyarabikurikije neza kwaje cyarabomoye mfate ariko murabona ko hano hari umugore ubaye kure ya Mariana pe gusa rata mukomeze mumbwire ibyo ntari gukora mumbwire mbigerageze kandi nzakomeza kubashimisha iteka nimbona hari n'ibyo biri kwanga nzakomeza mushimishe ibidakunda nyine ubwo nanjye nzagenda mbimenya murakoze twakomeje kuri muteteri mama JPTV iteterema nanjye Marigarita icyo nabasaba ni kanda subscribe share na comment ukaduha ibitekerezo byanyu n'ingirakamaro natwe turabizeza tuzakomeza kuba ibyishimo byanyu yewe mureka tetero ry'abatoya umutetabi turangwino nguhenyina uwo ni muteteri Marigarita Muteteri Marigarita ariko nawe afite defo umuntu uzamira urukundo hejuru bataranarusaba atangira agahita avuga ati zireshema ryanjye rwose uko mba nazi kubaterera uzi ko muteteri agwamo neza bataranabimusaba agahita mwihoreye nzamubenga yagize atya arahindukira afata agatoki ahubwo se mujye murekana n'injyana kuturema watekereza ute usanze urukundo nararubyinnye kuriya nyuma nzamukosora
ntabwo duhari ntabwo nzaba mpari nzaba nahari yaje wese ubwo nzabutaha njyewe keberi ndahari n'intwererano ndabifite buriya rero ikirimo imbere ntawakimenya yego bagushuke ngo nirongora ubone yego sha nzaguterera Purize ibintu umuntu ari bwizeza abantu hano agomba kuzabitanga nk'uko yabyemeye nk'abashingana ihembe nyine abantwarira umugabo ni bimwe byonyine ari yanditse mu gahanga yanditse mu gahanga uzarishinga mu rubavu ntari gushinga mu gatuza cyangwa mu rubavu rimwe yanditse mu gahanga kiriya gihigi kitazi no kwambara ayiwe oya reka nkubwire kiriya gihigi cyaje kije mu bana muri Nyirabasare nyine kwaje asubye ikibazo yamubise anzikiramututsemo murazizi ndamurogesha we njyewe ntabwo ndi nkawe si ubugoryi n'ubundi mwamujyanye hari hehe twago mwamuniganya ijambo nabwira abakunzi banjye nababwira ati nanjye ndabakunda ndetse cyane kandi ndabasaba gukora subscribe no gutanga comment nyine ku bintu bidasa neza umuntu akabikosora n'ibyiza bakabishima nyine ibiceka nibyo umuntu azajya batamo ibidaceka tuzajya tubikosora murakoze umuhungu wanjye ni igituku njyewe ndisine namutora wese uwawe n'uriya wagisigo cyane amuntu bongeye gutera agahinda basi tuzima nuko mwese muyize amasura yanyu umuhungu wanjye umuhungu se no kumutera inda ko byananiranye uwo nguwo ariko yavuye mu nzira ntabwo namwirukanye ariko naramucutse umugabo ntiyandukiye umwana ubuhungu bwe buri ariko ikintu gitangaje mucutse umugabo icyo yaragamije turakizi yirukanye mu kazana kugira ngo yihe ariko mucutse akazi cyane gusa kandi byiza afata nyine twagiye kwa Karamage turasaba icyo abakunzi bawe wowe urabizeze njyewe icyo mbasaba nyine n'ibisanzwe ni ukuma komenti bakanaduha like aho tugoramye nyine bakangorora gusa nanjye nyine icyo nifuza nibagumya kwishimira ibintu byacu nanjye nzemera guca mu bikomere n'ibihumbi byose kugira ngo nzabahereze byinshi bifuza ubwo ni icyo wiyemeje ntabwo biri mu byifuzo kuko ubifitiye ubushobozi ahubwo ubwo urabyiyemeje kubibahereza murakoze cyane rero amatiku atinde kwirinda usigaye kotora ibitiye amatiku rero matiku wajya wubaha n'abayobozi muyobo humvikane watumye boro zanjye bazitwara agakece nikuriye ntuze utunze umureza ntiwambwiye ko ari ibyabo none kuba kwica kw'ikimasa se nyine bigikurirwaho kuribwa kuba nari nkubwiye kuriya nibyo yuko yuko umombeje none se naranakwinginza ngo niba uzi ko ari ibyawe mbwira mbabwire babiguhe ntacyo shane none se ubundi afunze ariko mbafunze wese mbere kibanza akaboneraho bayobo asanzwe agusuzugura amaze kugenda wumve ko nakabituga amaha nzakakujweka ariko ntabwo nagusuzugura kwaha ntabwo yemewe muri zamburi ariko bazi wenda mu mufuka wa muyobozi iremewe utari jewe n'uyu nzayiha mu muyobozi n'amabyayi nyine tubiwanyirwe gira icyo ubwira abakunzi bawe mari ukomeze amatiku yawe noneho rero mutaza kugira ngo mbivuganye isoni nta mufuka ugira muyobo ariko urasuzugura izi kategori zose se urazifite izo zose yaba a na ntuze na nuze ubundi nibyo nashakaga ndi imfura kwa dadi ubonye ko barankunda nyine turanubahana urabona ko twakomeje mba mbanje kugira kuvunyisha yakose bitejabo
andikeye bitoraguye byaba bitwaye kuvunyisha bari ubaye muvunyi wa buhombe ntiyaba ari kuvunagura vunana gusaba uburenganzira sigaye vuze vunagura mitaniruka ibiti nari bari abakoboyi rero ngiye reka mbisabire nka matiku ni matiku nyine tu ntababeshye ngewe mba ndi matiku hano kuri JPTV ariko iyo ndi inyuma hariya nagiye inyuma ya kamera orohamo cyangwa ndi umuhungu bya danje nyimbo ndi umuhungu kwa dadi no kwa mama mba ndi umuhungu nyine kwa dadi akubite byanyu nje kindimo ndisabira bano bashiti banje akantu kagasabo turayiki dusheya udukomenti kandi ngenda nashimira abantu bajya batera nka komenti akavuga ati matiku budu runaka gutya bira bintu bituma nibura mbonye niba koko bira bintu nabikoze nje numvaga byari sawa nyamara kandi wowe ukabona ko bitarimo biraceka ugahita ndabati matiku bagombye gukora gutya bita bimakana ko kwiyungurura nkavuga tugira ni nsubira imbere ya kamera nzagira gutya ndasi imbere ibintu byo kurasa imbogo nyine abantu mbe mbikatiye byataye rero ikintu nabasabaga mukomeze mudukora ako kantu mutubwire aho ubona bitagenda neza nanjye nibura inzozi zanjye mfite nzazigereho ariko mfatanyije namwe murakoze kandi abashimiye nahagumye nagira ngo mwibarize urashaka kwiyunguruza cyangwa ukayunguruza k'icyayi cyangwa nakuvuga ari gasanzwe nzaca mu kayunguruzo k'intuza k'icyayi oya nzaca mu kayunguruzo wacu k'icyuma se cyangwa oya nzaca mu kayunguruzo saa ubundi umugore yakubuje mama ikurushaka kandi arato mbaye hafi mba nkukoze kure ubu mba nkoze nko mu nsina z'amapfi ari rukuru bambwiye kutazongera kunkubita iyo umugore utamukubise ngo ntabwo amenye ubwenge ako ntabwo uzi ko muri iki gihe abagore b'ingahe ngo nyine muri zamburi babahaye intebe yo kwicara muyihagarara gabanya amatiku rero nanjye nk'umukecuru nyina agashinga ihembe nta kizima wavuga ushinze ihembe iryo hembe ndishinga abantu bamvugira umugabo abantu bantwarira umugabo urishinga mu mbago abo ngaho bose mwumva mwabakunzi banjye baba bashaka kunca imbere cyangwa kunca inyuma bantwarira umugabo ntago bazi ko natoraguye ingoma mu gitema cya gihwi nini kigenda kikaburira umusaza umusaza mucutse umwumve bihaye icyababwira utuntu yankoreye umunsi cya gihe nyine afatanya n'umukazana nubwo namwirukanye burya yakoze byiza umukazana byaramuriye nyine arataha wabyumvishije wowe ntabwo uhari wari wagiye guhiga amana yaragiye mu mijyi reka umuhungu wanjye ngo yaragiye mu mujyi ngo sinzi ibyo yari yagiyemo birangira nyine byaranye ko ibintu biba byiza biba ngombwa yuko duhuza urugwiro nyine turabana kandi urukwago yaraje arakubaza ati igenda rya nyina biraryoshye ntabwo iki gisaza kibifitemo uruhare uramutsembera nagomba kumutsembera kugira ngo umuhungu wanjye atazumva umuziki nk'umwe wo kwa matiku ugasanga biteje ibibazo ashobora tutabeshye oya ngiye mumbwire rero isaza baribasha kuwucuranga neza mba rwose yawucuranze ku mukazana biwucuranze kuri njye nirukana umukazana kugira ngo musigarane we oya yarigeze kuri nyirabasare n'inkora y'itabi ntabwo nikira ariko sharita jyawe namushyize mu cyumba cyawe nashaka bari mu ntebe nashaka bari mu ntebe ariko ni mu nzu abakunzi banjye rero nagira ngo mbashimire n'abasaba muri komenti mujye mushyiramo ibyo ntakoze neza kugira ngo mbikosore kandi mushimire ibyo nakoze byiza nubwo muri kureba nicaye njyenyine umutware wanjye ntawe uhari wicaye wenyine ariko aba bantu bose urumva wicaye wenyine mfite ikibazo cy'umugabo kuko niba nitoragura ingoma mu giteme ubu ngubu uzi neza erega ntabwo ari nyirabasare wenyine na Ceberi ari kumwe n'umutware nyirabasare yakomeje kubivuga ameze nk'uri kwishinganisha nyirabasare kameze nk'umuntu uri murishinganisha nawe ibyo atarimo arikeka byuzuye njyewe mfite ikibazo kuki uri gushaka ndi kubaza Mariyana kuki uri gushaka kunshomekana Mariyana bareke nzabifatira Ceberi rero aba yifitiye isoni kugira ngo nyirabasare atazamuha nyina
ariko burya nyirabasare inshuro afashwe we ntarahabwa nyina ubwo rero ajye yihangana cyane ntabwo arafata umunyabyaha abonye umunyacyaha kuko yafashwe muri bose ntawe urafata basanga inkoko tuyipfura umuntu yapfuye ntaramfata nabasabaga like rero ko matiku bamugize igihwinini umuntu yapfuye kananiye kandi ko yenda kubafata neza habura gato ariko sari ndavuga gutyo ntago murumuna matiku yagufatanye ariko ibyo ntabyo azi kandi nimba yaranafashe nikwaje inote zaraje none se n'ubizi ko yamuhembye nawe murumuna wa matiku yamubwiye ko uko azajya yitsamura ni ukukimuha igikapu uri kuvuga igikapu nta kindi tuvuze uko akoroye uko yipfunnye uko agiye kurifasha n'ikirungurira yego rata uko afashwe n'ikirungurira bazajya bakimuha ni igikukuri kugira ngo bamuvure ikirungurira ubundi gifiti yarahari dufite inka uzajya ugura nyine inshuti bakunzi n'abafana ba JPTV rero nubwo yasoje ni izo like nizo tuba dukeneye cyane ubundi ibindi byo ibindi byo tukabakaraga umuzigo w'ibyo mwifuza ubundi namwe mukaduha ubugororangingo kugira ngo n'ubutaha tujye dukora ibintu bisukuye byatishyirweho agasabune nyine murakoze inshuti bakunzi ba JPTV ndetse n'abafana bayo rero ngira ngo ibyifuzo abakinnyi bo kuri JPTV bagiye bagarukaho kenshi ni subscribe, like, share na comment. So nubwo tuba dukeneye abashima ibyo twakoze neza ariko twishimira cyane abanenga kurusha abashima. Yego burya iyo umuntu akunenze ntukababare ahubwo burya abagira ngo ukomere kuko bituma umenya ngo aha sinagenze neza ahangaha ngomba kugabanya aha nkongera. Murakoze cyane rero ubutaha nitwongera guterana gutya hari abatari hano bazazamo nka Mensiye Gihumuye he uwo nguwo mushobora kuba mutamuzi cyangwa se mumuzi ariko iyo turi gukina amazina y'abakinnyi avugwa gake gashoboka niyo mpamvu navuze nireka mbazana ahangaha ababashije kuba bari hano babibwire noneho mujye mureba ibintu byacu musobanukiwe neza aho mureba abari Mucutse Umumpe nawe nawe uhari Rudiga nawe yagiye ku ishuri y'irengero Mucutse Umumpe Berekimasi nawe yagiye ku ishuri. So ndabizeza ko nabo bazaza bakabibwira ariko mbizeza ko nimutuba inyuma mukadushyigikira ni ukuri tuzabakaraga imizigo myiza cyangwa se mu kinyarwanda cy'abakuze tuzabahereza ibintu bibashimisha kandi byigisha bifitiye sosiyete akamaro. Murakoze cyane. Nari nta mabyariro kuri JPTV se imbere ya Sima Filiti mu nkirigito kuri Jao TV show nkaba CEO wayo macano yombi uko muyumva. Murakoze cyane.